Yes, mbere y'uko ntangira mining no kubabwira amakuru atumye nkora iyi video, reka mbanze mbamenyeshe ko iyi Justed ni mining imaze igihe. Mbere twari dufite mo coin yitwa Just, ariko ubu bayise JustX. Iyi mining ni nziza cyane kuko abayitangiranye barabikuje, ubwo abataratangiranye nayo nibo bari guhura n'ibibazo ubu ngubu, ariko nabwo kubikuza byaroroshye kuko tugiye kujya tubikuza USDT, dufata izi coin tuzivunjemo ama USDT. Ariko mbere y'ibindi byose reka mbanze mbereke igiciro cy'iyi mining aho kigeze. Yatangiriye kuri 0.0004, ni ukuvuga ngo ni amazero ane nyuma ya zero, ariko ubu urabona ko ari amazero abiri nyuma ya zero. Urabona iri kuzamuka ku kigero kinini cyane. Ibivuze ikire bivuze ko uzaba afitemo token nyinshi niwe uzabasha kubikuza ama USDT. Yes, reka noneho mbagezeho impamvu itumye mfata iyi video. Murabona ko hano ndi muri mining nyirizina. Noneho wowe icyo uri bukore kugira ngo uzamure level cyangwa se ujye ubasha kuzamura level ya buri munsi, dore ko buri munsi baguha Justed zo kuzamura level buri munsi, bizagiye gusaba ko ugomba kuba wujuje Justed 600. Dore rero icyo usabwa kugira ngo ujye uzamura level, uzajya ukanda hariya kuri new bisanzwe nk'uko n'ubundi ukora sign in ya buri munsi. Nuhakanda yes, uzajya kuri folder cyangwa dashboard imeze gutya. Wowe icyo uzakora, kano kantu uzagakuramo, uzajya ugakuramo kuko kazajya kaza kuko nta matangazo baba bari gushyiramo atandukanye. Noneho wowe uzajya ukanda hano handitse ngo sign in, ahanditse sign in niho uzajya ukanda. Nuhakanda urabona ko ubu ngubu ngeze igihe cyo guclaiminga ku munsi wa 15, nubwo itariki tutarayigeraho mu Rwanda, ariko ahandi ubu bayigezeho. Wowe uzajya ukanda hano handitse ngo sign in immediately, sign in immediately. Nuhakanda uzakanda gutya, noneho urabona ko bibaye successful. Wowe icyo uri bukore uzahita ujya hano handitse ngo grand pool. Yes, ariko mbere yuko uza hano kuri grand pool, reka nkwereke ubundi coin zituma uzamura level. Urakanda hano kuri mine, noneho uhita ubona ko hano mfiteho JustX, izi nizo tuzavunjamo ama USDT. Noneho hakaba n'iyi yitwa Justed. Iyi ngiyi, iyi Justed niyo ikoreshwa mu kuzamura level. Yes, ndiza ko ibi ubisobanukiwe. Kuzamura level rero ubikora gute? Uraza hano handitse ngo grand pool, hano hari grand pool, urahakanda. Iyo umaze kuhakanda urabona ko njye mining nyine yarangiye, ngiye guclaiminga. Urabona ko ku munsi jyewe bampa 3.2. uri kubibona hano, bampa 3.2. None wowe icyo uri bukore cyangwa se uzajya ukora buri munsi kugira ngo nawe uzabashe kujya kuri iyi level, kuko jye bampa 3.2 bitewe nuko ngeze kuri iyi level. Uri kuyibona hano ya 32. Iyi niyo ngezeho. Noneho urabona ko mu isaha mininga 0.1. uri kubibona hano, bituma rero mbasha kubona 3 mu masaha 24. Ubwo rero kugira ngo uzamure level uzajya uza hano umayiningira n'ubundi ukande hano handitse ngo inject immediately, inject immediately. Nuhakanda kubera ko ufiteho Justed baza kuganga upgrade successful. Kanongere mpakande kwa ko nanze mfite, urabona ko bongeye bakampa upgrade successful. Nino njya nkakanda bahita bambwira ko ntazo mfiteho Justed, ntazo. Ni ukuvuga ngo noneho nzajya nclaiminga 0.14. muri kubibona neza hano, muri kubibona neza 0.14. Reka mbanze nziclaiminge izi ngizi, reka mbanze nziclaiminge nkanza hano kuri gain benefit. Ndakanda gutya ngo ndaziclaiminze. Urahita ukanda hano kuri start
kugira ngo mining nyine yongere itangire ikomeze y'amasaha 24. Ni ukuvuga ngo umunsi w'ejo nzongera nkore mining. Ni ukuvuga ngo ejo nzakereminga 0.14, urabona ni 0.141.37. Izo tujye muri calculatrice wareba izo nzaba mfite ejo. Reka tujyemo gato. 0.141.67, kambisome gutyo. Ubifashe ukabikuba amasaha 24. Uri kubibona neza. Ubifashe ukabikuba amasaha 24, urabona ko waba ufite 3.4, kandi izo 3.4 zikaboneka mu masaha 24. Ubwo urabona ko kuzamura level ntago ari ibintu bigoye, ahubwo bisaba kuba witeguye. Yes, buri munsi ukamenya ngo uraza ukore sign in, noneho ukore upgrade. Ibi rero mbikoze kugira ngo umuntu utazi gukora upgrade cyangwa se kuzamura level amenye uko bikorwa. Ikindi nabibutsa nuko niba wariyandikishije ukaba utarakora bind address, igihe cyo kubikuza nikigera ntabwo uzabikuza nk'abandi. Yes, ni ukuvuga ngo ugomba kuba hano ufite iyi certificate cyangwa se certificate iri hano kugira ngo ubashe kubikuza. Ikindi bituma uba verified. Reka wenda mbaho urugero. Urabona ko nk'uyu nguyu, uyu ntago araba verified. Dusingize Imana. N'uyu Donata ntaraba verified. Uyu Pierre Beningabo ntago araba verified. N'uyu Mugisha Olivier ntago araba verified. Ariko urabona ko abari munsi ye bose babaye verified, bari mu ibara ry'icyatsi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bari abari hejuru bari mu mutuku, kimwe n'uyu nguyu Eric Ngirinshuti. Uyu ntago azabikuza, kandi urabona ko n'amarevo yabo bitewe nuko batazamura level cyangwa se ngo bakore daily sign in, ntago level yazamuka, baracyari kuri level ya 3, kandi ibyo ntacyo byamarira. Kandi ntiyazamura level adakora sign in ya buri munsi. Kugira ngo ukore sign in ya buri munsi bisaba kuba warakoze bind address. Ibyo bintu ni ibintu bikurikirana, kandi buri wese aba agomba kubikora kugira bigende neza. Ubwo rero iyi video cyari gitumye nyikora no kugira ngo mbereke ko hari ibintu muba mukeneye gukora kugira ngo mining zanyu zibe eligible, noneho mujye mubasha gukora nk'ibyo abandi bakora, mubikuze cyangwa se mu mining, ariko munazamura mu level mu buryo buboroheye. Iyi video igushimishije, kora subscribe, wibuke gukanda kuri kariya kazogera, ubundi wemeze kuri all notification kugira ngo video zose nzayashyiraho ujye ubasha kuzibonera ku gihe. Ndizera ko muri bukomeze ukubwa neza. Rero ndabakunda cyane, niyo mpamvu mbategurira ibintu biba bibafitiye umumaro.